Ese nawe waba utekereza ko channel yawe yaba yaragiye muri shadowban? Andika muri comment uti nari mbitegereze cyangwa ubu nabisobanukiwe. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo aha ngaha icyo twizwa ukuri ko akenshi YouTube itajya igushyira muri shadowban wowe ukizera ko uri gukora kandi ibintu byawe biri, ahubwo hari urutonde rwihariye rwa channels YouTube ishyiramo content yayo, ikabanza kureba niyo abantu bayikunda cyangwa abantu bareba iyo video yawe. Iyo utabimenye ushobora gucika intege ukareka gukora video kandi ikibazo cyangwa ikibazo cyabaye ari shadowban wowe utabizi, ukaba wagiye muri shadowban utabizi. Reka turebe rero uko ibi bikora n'icyo wakora kugira ngo usohoke muri urutonde rwa shadowban. Akenshi dukunda guhura n'iki kibazo aba YouTubers bakiri batoya bakizamuka nkatwe, ugasanga rwose bikubayeho wowe ntuzi ukuntu bigenda ariko bikubayeho, ugasanga video zawe nk'uko mubibona views ni nkeya, nta like ntaki. Ibyo rero tugiye kubirebera hamwe uburyo tugiye kurebera hamwe uburyo channel yawe ishobora kwisanga muri shadowban wowe utabizi, ahubwo wowe ukabona channel yawe ntiri gutera imbere, ukavuga ngo wenda ni njyewe gukora content itari nziza, ni njyewe gukora content mbese abantu badakunda. Tugiye kurebera hamwe rero ukaba waba confused, ukaba wakora cyane ariko ukabona nturi gutera. Igice cya mbere rero cyo bita shadowban ni iki? Tugiye kurebera hamwe ngo shadowban ni iki. Mbe na mbere reka dusobanure shadowban icyo ari cyo. Uko twakoze research muri shadowban ni igihe platform ihisha content yawe ku buryo abantu benshi batayibona, ariko ntibakubwire ko wagizwe invisible cyangwa utagaragara. Abantu benshi batekereza ko YouTube ikora ibi, ariko YouTube ubwayo yavuze inshuro nyinshi ko idakoresha shadowban nk'uko abantu benshi babyumva. Iyo video yawe idafite views nyinshi, ibisobanuye ko uhagaritswe, ntibisobanuye ko mbese birangiye. Akenshi biba bivuze ko YouTube itarabona ibimenyetso bihagije byerekana ko abantu benshi bayishaka. Ese abantu benshi bari kuyishaka? Ese abantu benshi bari kuyireba? Mbere yo kuyiha abandi bantu ngo bayirebe, ese abantu bari kuyakira gute? Nuko YouTube ikora. Mbere yo kuyiha ishuri ryose cyangwa mbere yuko abantu bicara bakavuga ati ngiye kohereza mu bara abantu, ese aba bantu bayakiriye bate? Ese bari kuyikandaho? Ese bari kuyireba ikarangira? Ese hari ama comment bari gutangaho? Hari abantu, hari ama likes, hari likes iri kugira? Ese izi video niba ifite abantu benshi bari kuyisaba, bari kubazaho ibibazo, ni gute kuki ngiye ntayitanga ngo ijyande hantu? Iki kintu ugomba kukibazaho. Shadowban rero wowe iyo uhuye n'iki nuko nta bantu bayireba ntaki, hari igihe YouTube ibigushyize kuri shadowban ibigukoretse kugira ngo ibanze irebe ko public abantu bakureba. Igice cy'akabero YouTube igushyira ku ihe list. Tugiye kurebera hamwe YouTube icyo list igushyiraho. Dore ibintu abantu benshi batamenya. Iyo ushyizeho video nshya YouTube ntabwo ihita yerekana abantu bose. Algorithm ntabwo ihita yerekana abantu bose. Ibanze kwereka itsinda rito ry'abareba video. Iri tsinda rito niryo twita testing audience. Ibanze gutestinga audience kugira ngo irebe ese audience iri YouTube mbese abantu bari kwireba cyane. YouTube ibiri kwibaza iti abantu niba babona iyi thumbnail bazayikanda, niba kanda se bazareba igihe kingana gute? Ese bazayikunda? Ese bazayiklikingaho? Bazayikotinga izabigisha? Bazayisangiza abandi? Bazagira icyo mbese bayivanamo? Ibyo ni ibintu bigomba YouTube igomba kureba. Ikindi rero bagomba niba babona abantu bazayigumaho bakayireba igihe kinini, iyo icyo gisubizo byiza bizavamo, YouTube itangira kuyihereza ba bantu bawe. Iki uzabona na analytics yawe cyangwa dashboard yawe uko izamuka, niko abantu bazajya baba bari kureba iyo video yawe. Tugeze ku gice cya gatatu, impamvu video yawe iguma muri iryo tsinda. Tugiye kureba impamvu video yawe iguma muri iryo tsinda. Hari impamvu enye zikunze gutuma video iguma muri itsinda rito. Ni thumbnail. Thumbnail nibo thumbnail ikiriye abantu bayikandaho. Impamvu ya mbere ni thumbnail mbi. Iyo ufite thumbnail mbi rwose abantu arayireba akaguseka agahita avuga ngo reka njye ku yindi video. Kubera iki? Kubera thumbnail. Niba abantu rero batayikandaho, YouTube ibona ko video itabakurura, niyo mpamvu video yaba ari nziza cyane. Thumbnail niyo icuruza video yawe. Icara rero ukore thumbnail yawe uyikore, uyeditinge, mbese igira amatsiko
iteze amatsiko umuntu ugiye kureba ya video yawe, kuko nababwiye ko akenshi duhora tubisubiramo, akenshi thumbnail ni urufunguzo rwinjiza umuntu kuri video yawe. Thumbnail nicyo kintu kigucururiza, niyo advertisement yawe y'ibyo ukora. Niba rero uko wicaye ugakora thumbnail yawe neza, nta kabuza nta kabuza rwose uzatera imbere, kandi video yawe izarebwa, izagera ku bantu benshi kubera ya thumbnail yawe. Mukore thumbnail rero nziza cyane, iyo ni impamvu ya mbere twari tubonye. Tugiye kureba rero ni ukuvuga ngo wowe thumbnail yawe yicare uyikore neza, uzanabibona thumbnail uzayibona muri impression abantu uko bakanza kuri video, uko nyine CTR iyo bita click through rate. Ni ukuvuga ngo uko uzayibona, uzabona abantu bakanzeho, uzayibona kuri impression nyine ko thumbnail yawe bayikanze. Iki rero tugeze ku kintu cya kabiri, bivuga ngo thumbnail mbi nicyo kintu kibi gishobora gutuma bijya hasi. Noneho impamvu ya kabiri ni hook mbi. Hook mbi, amasegonda 30 ya mbere ni ingenzi cyane. Niba utahise ubwira abantu impamvu bagomba gukomeza kureba, rwose bihita bipfa. Topic idashakishwa, topic yawe niba idashakishwa ntabwo uzigera utera imbere. Audience itarasobanukirwa, ejo wakoze football, ejo wakoze guteka, ejo wakoze kubwiriza, ejo wakoze indirimbo, iki gihe rwose uzaba uri gucanga YouTube, ntabwo uzigera utera imbere na rimwe rwose, nkuko bigiye kubikwereka. Tugiye gutangira rero ku gice cya kane. Igice cya kane nicyo tugezeho, uko wasohoka muri iyo testing breast. Ikintu cya mbere rero, kora thumbnail zitera amatsiko. Nk'uko twari tubivuze, thumbnail igomba gutuma umuntu ahita ashaka kumenya ibisubizo. Niba ashaka kumenya ibisubizo rero, icara rero ukore thumbnail yawe. Rero niba ukora thumbnail yawe, shyiramo ikintu kizatuma wa muntu azaza kuri video yawe. Shyiramo ikintu kizatuma wa muntu ashishikarira avuga ati iyi video reka uyu muntu reka uyu muntu mumpushe kuza kureba kuri ino video. Icya kabiri rero, tangira video ifite hook ikomeye, kuko nari maze kubibabwira mu masegonda ya mbere, masegonda 15 ya mbere, reka umuntu icyo agiye kunguka. Ntutangire uvuga ngo muraho neza, ndabitumiye kuri oya. Icara ukore plan ya content yawe, ubwire umuntu ibyo ugiye gukora. Icya gatatu, ukora video ku bintu abantu bashaka. Iki kintu nkunda kukivuga, gikora research kuri YouTube search cyangwa Google Trends, cyangwa urebe no muri comment. Google Trends iri mpamvu ureba ibintu abantu bari gushaka kuri Google cyane, kuko abantu murabizi ko Google arwo rutuma umuntu ashobora gushaka ikintu yakwigiraho, cyangwa YouTube. Niba rero jya muri Google Trend urebe ibintu abantu bashaka, maze wikore. Nubikora, icyo gihe video yawe izakomeza kugenda neza. Tugeze ku cya kane, jya ushyiraho video buri gihe. Jya kuri consistency, hozaho. Consistency ifasha YouTube kwiga. Iyo ubura amezi menshi ntacyo bigufasha. Icya gatanu, reba analytics yawe. Genda urebe muri dashboard yawe, urebe se babyakire gute, ese comment, ese likes byagenze gute. Tugeze rero ku gice cya gatanu, icyo ugomba gukora uhereye uyu munsi. Tugiye kubereka ibyo ugomba gukora uhereye uyu munsi. Niba views zawe zaragabanutse, ntuhite uvuga ko YouTube yakubujije cyangwa yakuretse. Banza usuzume ibi bintu ngiye kukubwira. Thumbnail yawe, ese thumbnail yanjye imeze iti? Ese thumbnail yanjye nareditinze neza? Ese thumbnail yanjye ikangura umuntu kuba yaza kuri video yanjye? Iki kintu ugomba kukibazaho. Icya kabiri, hook yanjye imeze ite? Ese video uburyo nyitangiramo, ese ni uburyo bushaka gukurura umuntu kuba yaguma kuri video yanjye? Iki kibazo ni ikibazo ugomba kwibaza. Hook, ubwo ntangira video yanjye bishobora kuba utuma umuntu yaguma kuri ino video, akaba yakomeza amenya ibyo turi kuvuga. Retention imeze ite? Retention, ese uburyo abantu bari guklika kuri bari kumara umunota kuri video yanjye irimo irabungura. Ibyo bintu ugomba kubyibazaho nk'umuntu uri kwirinda shadow ban. Ikindi, CTR imeze ite? Ese abantu bari guklikinga kuri thumbnail yanjye? Nabyo ngomba kubyibazaho. Topic abantu ese topic yanjye abantu barayishaka? Ese barayifuza? Ibyo numara kubibona byose uzisuzuma. Ibi bintu byose bikozwe neza, YouTube izongera kwagura audience yawe, utangire ukorera amafaranga, ubone views, ubone watch time.
ubone aba subscribers ubone n'amafaranga. Ibyo ni ibintu bizagufasha uzatsinda kuri YouTube kandi uzahora utsinda nk'uko bigaragara nk'uko muri abantu bize. Akazi kawe ni ugukora content abantu bashaka kureba, kora content abantu bashaka kureba umunsi ku wundi. Rero iyi video niba igufashije nawe rwose ukore subscribe, ukore like, usharing izi video zijya zifasha abantu, andika comment uti nari mbitegereje ko ukora iki kiganiro kandi wandika uti ndabisobanukiwe. Rero sharing izi video, tuzasubira no muri video y'ubutaha. Ndabakunda. Iyi ni video ikugira inama ku buryo wakwirinda kujya